umutima wakira amasezerano. Uhiriwe umuntu uba muri favor. Hari ibintu bimwe bikurura favor. Icyatumye Nowa Imana imutoranya mu gihe cye, baratubwira ngo icyatumye Nowa arokoka, ngo nubwo isi yari yiyanduje, Nowa yakiranukaga mu gihe cye. Iyo ni favor iva ku muntu ushaka Imana. Isi yose ikaba yanduye irimo kugiye ingiye, wowe ukavuga ngo no, iriya nzira mugiye mujye ndagiye ingiye niho Imana iri. Nowa agirira umugisha kuwiteka. Mariya Imana iramurira ngo genda unsangira uriya mukobwa witwa Mariya. Ntabwo yigeze yiyandurisha abagabo. Arahiriwe imbere yanjye kandi afite ikindi kintu nshaka kandi nkunda. Aramubwira ngo uzabyara wihangayika, it's not your business. Umwuka wera azakuzaho kandi nakuzaho uzasama inda. Iyo nda uzabyara nizavamo umwana, azaba umwana w'Imana, azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Ya masezerano yose ni wowe agiye gusohorezamo. Umva rero itandukaniro rya Mariya n'abandi. Iyo aba ari nkawe yabwiye, ureba risk, ureba igihombo kirimo. Marayika, ubwo wari uzi yuko nintwita ntaryamanye n'umugabo bizakoza isoni ababyeyi banjye? Wari uzi yuko nintwita ntaryamanye n'umugabo abantu bose bazajya banjyanira n'inzara? Wari uzi ko nintwita ntaryamanye n'umugabo mukurikije amategeko ya Mose bazantera amabuye ngapfa? Ntabwo ibyo Mariya yabigiyemo. Baravuze ngo hari ikintu kimwe nzi, ubwo Imana yabivuze, ndi umuja w'Umwami Imana bibukuvuze kama mbaya. Hari abantu bajyaho bagapunguza ngo ariko se ngo uyu mukobwa ko, ngo uyu muhungu ko twuzura, ngo nimubwira ngo ngo aranyanga. Mariya yarabizi neza ko Yosefu agiye kumureka, ndetse na Bibiliya bitubwira neza yuko ngo Yosefu yabimenye ko Mariya twita, agomba kuba ari Mariya wabimubwiye. Aramubwira ati ubunda twite kandi ntwite inda y'Umwuka Wera. Aramubwira ati ibyo uzabibwira undi, kandi wundi wigeze atwite inda y'Umwuka Wera. Nanjye ndi pastor uruka bimbwira, nakubwira ntibyabaye bimwe ntibizongera. Uzatwite inda y'Umwuka Wera azabibwira undi mu pastor utari Antoine. Jewe mfata ibifatika, ndi muri umuna wa Tom. Cyangwa uzabwira Imana ibanzize ibimbwire. Ariko uzagahimano kuyu muhamagaro marayika yabimubwiye bari bonyine, nta nubwo yabimubwiriye mu iteraniro, si n'umuhanuzi wabihanuye. Nibura ngo abandi bazamubera abagabo, byari kumugora kwemeza abantu ko iyo nda atari y'umusore. Ariko aravuga ati ubwo wabivuze, Imana irwigendeho, Imana ibyikora, ikora ibyishaka. Icyo ni Imana idutegerejeho. Hari abantu baba special ku Mana, abantu Imana ivuga bakumvira batajya impaka, abantu Imana ivuga bakumvira niyo haba harimo risk, abantu Imana ivuga bakumvira kuko yabibabwiye kandi ikabikubwira muri agahima no kw'Imana. Murakaza akenshi kubwira ibintu muri mwenyine. Inyigisho y'uyu munsi nayise umutima wakira amasezerano. Haleluya. Umutima wakira amasezerano. Murabizi njya mbibona hari igihe abantu, kubera ko ubutumwa bwacu busigaye buca kuri YouTube, kabona ubutumwa umuntu yashyizeho nta mpamvu yantera yo kujya kubureba nubwo bwaba ari bwiza. Ibyo nzabyigisha abapastori, mujye mumenya gushyiraho titre ifasha umuntu kumva mbese hari akantu karukuruzi karimo. Uyu munsi turiga ku mutima wakira amasezerano, kuko murabona igice cya mbere turi bubone kiratubwira ngo Imana yacu ni Imana y'amasezerano. Buriya iyo urebye kuvuka kwa Yesu, kuvuka kwa Yesu nkuko tumaze iminsi tubibona, ni isezerano ryari ryaravuye kera cyane, kubera yuko umuntu amaze gukora icyaha, muraza no kubibona n'izina Imana yamuhaye rifite aho rihurira n'icyaha. Umuntu amaze gukora icyaha, Imana yatanze isezerano iravuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzamena umutwe w'iyi nzoka. Haleluya. Ntabwo bavuze ngo mu rubyaro rw'umuryango. Ni nacyo kintu njya nkunda kubwira abantu kenshi, mbwira abantu ko burya Satani yanga abagabo.
yanga n'abana ariko yanga abagore kurushaho. Niyo mpamvu uzabona imiruho myinshi abagore bayiruha kuruta abagabo. Iyo habayeho intambara abantu ba mbere bahohoterwa ni abagore. Twebwe abagabo baratureka tukagenda, wenda bakakwambura amafaranga, wenda bakakwambura imyenda, ariko umugore we ibyo barabimwambura barangiza bakanamuhohotera. No mu rugo abakubitwa cyane n'abake ni abagore. Uretse ko no muri kino gihe za leta zagiye zibihindura, ubundi biratangaje ko no muri biriya bihugu babwirira ngo byateye imbere. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni vuba ahangaha bakuyeho itegeko risumbanisha imishahara y'abagore n'abagabo, ndetse muri za companies zimwe na zimwe iyo uri umugore ntabwo uhembwa kimwe n'abagabo mukora akazi kangana, kuko icyo kintu cyo kumva umugore nyine agomba kukandamizwa cyavuye hehe. Satani agomba kumwihoreraho, kuko mu rubyaro rw'umugore noto rw'umugabo, mu rubyaro rw'umugore niho havuyemo wamumennye umutwe. Kavuga ati bari abagore bazambona. Muzitegereze ubwoko bwa Isirayeli ni ubwoko bw'abanyamugisha, ariko n'ubwoko buhorana ibibazo. Nibwo bwoko bwabaye igihugu kirasibanganywa muri 70. Umujenerali w'umuroma witwa Tito yasibanganije Isirayeli, abaturage bose baranyanyagira, Isirayeli ribagirana nk'igihugu. Yongeye kuvuka muri 48. Ariko ibitangaza by'Imana nuko hari abantu bari bakibona muri ubwo bwoko batarabasibanganye ngo barangire. Ariko umugambi Satani yarafite no kuvuga ngo mwabyaye wa wundi wanteje ibibazo, namwe mugomba kubihorerwa. Buriya nuko nta n'umwanya mfite ngo mbereke guhera Imana itanze ririya sezerano kuri Adamu na Eva, hatangiye intambara yo kuribuza kubaho. Kuko Imana yaravuze ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzamena umutwe w'inzoka. Satani aravuga ati sawa, ugize neza kubimbwira, bagenge iryo sezerano ntirizasohoza. Ifata Kayini yica Abeli, hanyuma ubwo agomba yarabwiraga Imana ati ngaho mu kivume ndewe kuzavanamo uzamena umutwe. Ariko Imana irabikontorona, ibica hirya, babyara Seti ngo mu gihe cye abantu batangira kwambaza Uwiteka. Hariho Satani arabireba aravuga ati sawa tu bagenge. Byagiye kugeza mu gice cya 5 ngo abari mu isi bose bonona ingeso zabo, Imana ifata icyemezo cyo ko barimbura bose bakavaho, ngo yicuza icyatumye irema umuntu. Hanyuma Imana irabireba, ariko kuko Imana ntijya yica amasezerano, uwagombaga kumena umutwe wa Satani yagombaga kuvuka, ngo Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Kandi bakatubwira impamvu Nowa yagiriye umugisha ku Uwiteka, bakatubwira ngo Nowa yakiranukaga mu gihe cye. Haleluya. Ariko na Nowa fiya Satani ntabwo ajya afashe imyambi hasi, aramureba agatisha wowe niwe uzabyara uzamena umutwe. Sasa reka nkubwire, mfite udukoryo na turumuna twatwo. Bamaze kuva mu nkuge, Imana iramubwira ngo Nowa nujya gusohoka mu nkuge uzasohokane n'umugore wawe n'abahungu bawe n'abakazana bawe. Muzasome neza agaturike gatoya Satani yakoze Nowa. Bibiliya iratubwira ngo sohoka mu nkuge n'abahungu be n'umugore we n'abakazana. Hari ikibazo mwumvamo? Basohotse baramaze gutandukanya abagore bagenda ukwabo n'abagabo bagenda ukwabo. Umunsi Nowa yasinze yari hamwe n'abahungu be, umugore adahari. Bamaze gusinda umuhungu we muto yaravuga ati ariko arazabwira abakuru ati muzi ikintu, ati ishyano ryacitse umurizo, muze murebe muzehe yambaye ubusa. Abateolojiya bafite ukundi babisobanura ko sinshaka kubajyana muri izo mpaka. Noneho iyo bariya bene Nowa bakurikira inama ya murumuna wabo yari yagiriwe na Satani, bose uko ari 3 yari kubavuma. Avuma umwe abandi baramucika. Hariho Satani aravuga ati gusa mwibwira ko muncitse turacyari kumwe. Abantu barongera baba benshi, bageze ngo bamaze kuba benshi mu kibaya cy'Isikara. Satani arababeshya ati ariko ubundi ubwo mwakwigometse
ntimukwire isi yose, ngo biyemeza kubakira umurwa uzagera ku ijuru, ngo bakiremera izina bakagera mu ijuru Imana itabigizemo uruhare. Niki sirimo gukora muri kino gihe? Turashaka kurema ijuru ritarimo Imana, turashaka kwiremera izina ritarimo Imana. Muzitegereza abantu bose ubu nibyo barimo, barabwira ngo ariko iyo Mana ni ngombwa, ngo ubu ngubu ngo ko twize tukaba dufite ubwenge ngo ntidushobora kwicunga tukicungira n'isi. Njya ntangara ko n'abakristo bamwe ari uko batekereza, kuko icyo gitekerezo nicyo cyavanye Adamu na Eva muri Edeni, icyo cyavanye Satani mu ijuru. Independence, kwigenga, kwicungira ubuzima, kwikorera ibyo ushoboye kuko ufite ubwenge bwo kubikora. Batangira kubaka umunara, Imana iramanuka irabira iravuga ngo nasezeranye ko ntazongera kubarimbura, reka mbatataniriza indimi bakwire mu isi yose. Kuko bari bakoze ikosa rya mbere, kwishakira izina, bakoze ikosa rya kabiri, kwanga gukwira mu isi yose kandi ariko Imana yabategetse. Imana iramanuka ntiyica isezerano, isenya umunara itanawushenye, ibatataniriza indimi baranyanyagira. Ariko irangije muri abo baroberi batayumvira, itoranyamo Aburahamu. Isezerano rirongera riragaruka mu gice cya 12. Imana imaze guhamagara Aburahamu inabwira ngo Aburahamu, muri wowe, mu rubyaro rwawe, byahoze ari mu rubyaro rwa wa mugore, inabwira ngo mu rubyaro rwawe niho hazavamo uzabera isi yose umugisha. Haleluya. Kandi nimureba neza iryo sezerano Imana yagiye irigarukaho, yaribwiye Aburahamu, irisubiriramo Isaka, irisubiriramo Yakobo, irisubiriramo Dawidi, irisubiriramo Salomo, irisubiramo mu bahanuzi, kurinda aho twageze uyu munsi marayika aza akavuga ngo noneho rya sezerano rya kera ryasohoye muri iki gihe. Haleluya. Njya mbibwira abantu, ni nk'iyo ugenda mu muhanda bagenda bakubarira kilometero ushigaje kugira ngo ugere aho ujya. Iyo ugeze hano hepfo Nyandungu ubona akantu kanditseho KAY, kubwira ngo uyu muhanda uragana Kayonza 54. Wakwigira imbere ukabona kapa gasa nako ariko none kariho 53. Wakwigira imbere ukabona kandi kariho 52. Wagera Rwamagana ukabona kariho 19. Wagera Kayonza ukabona kariho 0. Bikubwira ngo noneho hahandi twakubwiraga naha ngaha. Haleluya. N'Imana niko ikora, igenda ishyiraho utwo tuntu twibutsa ngo hari isezerano. Uyu muhanda mugendamo ufite amasezerano, muyari hafi ikazagezana kubwira ngo ingiri ryasohoye. Haleluya. Kandi buri muntu wese afite amasezerano. Iki gitabo niyo mpamvu cyitwa isezerano rya kera n'isezerano rishya, cyuzuyemo amasezerano yacu. Ahubwo nkunze kubwira abantu ngo mu buzima bwawe ahatagenda neza nahari isezerano utarimo gushyira mu bikorwa. Halo, muranyumva neza? Hari ubwo abantu bakubwira ngo muri kino gihe ngo abantu barihebye, ngo abantu barahangayitse, nkababwira ni fayi. Abantu barihebye, abantu barahangayitse kuko hari amasezerano batarimo kugenderamo. Amen. Kuko Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura, munyikoreze imitwaro yanyu yose kuko nita. Ukaza ukajya muri Yesu ufite n'amasezerano ariko ntuyagenderemo. Halo, murankurikira? Imana ikakubwira ngo nzabana nawe, ntutinye, ntukuke umutima. Ukajya wirirwa wibaza ejo tuzabaho dute, tuzatungwa n'iki, tuzabaho dute. Mare gorese muzabaho mute niba ndi umubyeyi wawe nigeze nanirwa inshingano? Hari amasezerano menshi ari muri iki gitabo tutagendeyeho. Umuntu akicara akakubwira ati gihe mfite ibyaha byananiye, Imana ikakubwira ngo uyu nguyu icyamuzanye nuko dukiza ibyaha byacu. Niba ugifite ibyaha wikoreye bigutegeka nuko wanze kubimurekurira, kuko aravuga ngo amaraso ya Yesu niwe ukiranukira kutubabarira, kandi amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Ntabwo ari bimwe.
nibuka nigeze kwigisha muri gereza iyo abitaga 19:30 imbere yanjye hari hicaye umugabo arakomeza nkabona ameze nk'uwariwe n'intuzi hari nimo kwigisha kuri iryo jambo bivuga ngo amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose yeza ati mbabarira nkubaze amaraso ya Yesu yezaho ibyaha byose ni byose atoya ni byose ni byose ati mpiyo mikrofone mbanze nihane ati ntaza gupfa utararangiza kwigisha aratura umva yari yarakoze ibyaha yari yarisha abantu muri genocide aratura ageze aho ngaho mbona umuntu ntiyasaze arangije ngo aho wani bashaka bandase ngo ndumva nduhutse yari amaze iyo myaka atwaye iyo mitwaro atazi ko amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Njye mbaha ingero nyinshi hano hari abantu basaza bakikoreye ibyaha Yesu yarihiriye kuko ntibazi imbaraga z'amasezerano. Imbaraga z'amasezerano nigeze kubabwira hano ndabyibuka neza nababwiye mu cyumweru cy'umuryango. Umukecuru umwe twahuriye muri Ghana yari umudiyakoni mu itorero rimwe araza arambwira tumva tindashaka kukwaturira ati biriya bintu wavuze yuko amaraso ya Yesu acecekesha amaraso yose tindashaka kubyumva neza ati mfite imyaka 19 data ni pastor nanjye ndi n'umurokore ariko nasambanye n'umuhungu ntwarinda tibarambwira ngo iyi nda n'uyitwara ikagaragara izakoza so isoni tibanjyana ahantu tuyikuramo tina papa ntiyarabutswe atari ko buri gihe ati numva ijwi rimbwira ngo wa mwana wishe agutegereje mu ijuru ngo agushinje. Ndamubwira ntegera nkubwira ikintu amaraso ya Yesu acecekesha andi maraso yose kuko iryo ni isezerano. Iryo ni isezerano dufite kubera ko abantu benshi banga kwihana banihana bakagira ibintu basigaza inyuma bakavuga ngo iki ngiki cyo ntabwo Imana yakibabarira. Imana ikakubwira ngo nta cyaha na kimwe ntababarira. Iryo ni isezerano ariko hari ikintu igusaba ngo ni watura ibyaha byawe izakubabarira. Egera Yesu umubwire ngo Yesu hari ibyaha bingoye hari ibyaha binaniye hari ibyaha bindembeje ariko numvise ko mfite isezerano nditabye. Kuko iyo tuvuga Imana y'amasezerano nuko kubera ngo iyi Imana ibyo yasezeranije byose no kubisohoza izabisohoza. Haleluya. Kandi byaba ibyiza byaba nibibi. Hari abantu muri kino gihe basigaye bibeshya bakabwira ngo ariko ko twebwe hari ibintu muvuga ntitubyemere. Ubwo murenda kuvuga ko Imana ishobora gufata aba bantu bose miliyari 7 zuzuye isi ngo nukubera ko ngo basambanye ngo batinganye ngo bicanye ngo bose kabashyira mu muriro. Nababwira nti ikabashyira mu muriro. Itabashyize mu muriro yasaba imbabazi abisodomu na Gomora yarimburishije umuriro. Kababwira ati mumbabarire narabarenganije kuko wa mwisi ya none bakoze ibirenze ibyanyu none nabuze imbaraga zo kubahana. Amasezerano y'Imana yose ameza n'amabi ayo nita mabi nangayo kumva abantu bazajya mu muriro bazawujyamo ngo yango Imana y'urukundo ntiyabashyiramo yigeze ihinduka. Umuntu yigeze kumbaza ngo kuki Imana itagikubita abantu. Ndabwira ni buriya ni Yesu wayivangiye. Yesu yarayivangiye araza aritanga apfira bari mwisi. Iyo igiye kubakubita arabwira ati baworoheje reka urumamfu rukurane n'ingano umunsi wo gukubitwa ntabwo wari wagera. Amen. Kubera yuko yicaye iburyo bw'Imana adusabira ariko uko kugusabira ntiguhesha uburenganzira bwo kuguma mu muriro utazima kuko inzira ijyayo umunsi wayo uzagera. Umusaza umwe yajyaga yigisha abantu ko ati ndabwije ukuri hajabaho umunsi wo guhekenya amenyo n'abakuca amenyo nkatwe abatarihana ngo muve mu byaha. Imana ubwo yavuze ko mujahekenya amenyo mujayahekenya nimuwe mutanayafite izabaremera yo guhekenya kuko Imana ntibeshye. Ushobora kuvuga ati buriya ubwo yavuze ngo bazahekenya amenyo ubwo yanjye yashizemo sinzahekenya. Uwo musaza yaravuga ati izakuremera yo guhekenya kuko yavuze ko bazahekenya amenyo isezerano rizasohoza abayahekenya. Ariko ubundi reka mbabwire irindira yuko mugera mu ijuru ngo muhekenya amenyo
sha abantu bayamariye hano ku isi. Iyo ngenda mu nzira mbona abantu bahekenya amenyo, ukabona umuntu imisaya yareza ahekenya amenyo, ugarusubira umuntu arahekenya iki? Harimo arahekenya amenyo. Hari abaryama ninjoro ngo kubera za stress n'ibiki bakagombera kubashyiramo twa tuntu tumenyo y'abakinnyi ngo bataza guhekenya amenyo akavunguka. Ntimubizi se? Bahekenya amenyo niyo basinziriye barayahekenya. Namwe ngo mutegereje yuko ngo umuriro utazima uzabageraho. Twigeze kubwiriza indaya hirya ya Ngoma hari hakitwa Kibungo. Mugenzi wanjye aravuga ati nutiyana ibyaha uzajya mu muriro. Aramubwira ati umuriro atugomba kuba utazi umuriro icyo ari cyo. Ati twebwe umuriro turawuzi. Atuzi kurarana n'umugabo wasinze wowe inyota yakwishe akakuraza ijoro ntatume unasinzira bwacya mu gitondo akagukubita ntanakwishyura. Ati umuriro urenze uwo n'uwuhe? Ndavuga nisha wawugezemo koko. Umuriro abantu bawutangirira hano ku isi ni continuation, kimwe n'uko ijuru ritangirira hano ku isi. Ejo hari ahantu twari twagiye abantu bakina ikinamico baravuga ngo urugo rubi ngo rurutwa na gereza. Ndavuga ni karabaye, abantu bageze muri gereza kandi bakiri hanze. Urugo rubi rurutwa na gereza. Ariko handi hirya ubwo aho twari turi intego yaravugaga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. So urugo rubi navuze ntabwo mwabihinduye nabi. Iyo muvuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito, urugo rubi ni umusogongero w'umuriro utazima, byari kuba bijyanye. Uzi kubona umuntu yiyubakira umuriro kandi bamwe mwicayemo hano muri merega. Uzi kubona umuntu w'umugabo yicara kandi ngo afite ibitekerezo, aricaye arimo ariremera umuriro utazima. Iyo wicaye ugasenya urugo rw'umuntu wumva uri umugabo uretse ubugira neza bw'abantu bamwe na bamwe, ubwo we wamaze gupfa afite ubushobozi bwo kuza akagutega akakwica kuko uri muri rutazima. Umunezero w'amasogonda ushobora kukubyara urupfu rw'iteka. Ibintu by'ubugoryi gusa. Reka n'abagore mukajyamo ngo urumva ngo hari umugabo wo guha umunezero wo mu byaha. Imana iravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Amasezerano y'Imana abamo positive na negative. Irakubwira ngo nucuye umuhanda ni mugari, isezerano uzarangiriza mu muriro utazima. Ariko hagati aho ngaho nyine kwisanzura. Nize kubona abantu bavuga ngo kwisanzura ni publicité murayizi. Ngo no kujya muri reception ngo gasanga inyama ntawe uzihagazeho. Abantu rero ibyo nibyo bakunda, kwisanzura nyine ugakora ibyo ushatse ukarya ibyo ushatse bigira bite. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Amen. Hari amasezerano y'Imana yari muri Yesu. Bibiliya ikatubwira ngo muri we nimo ye iri y'iby'Imana yasezeranije byose. Haleluya. Iby'Imana yasezeranije byose, ubugingo bw'iteka ishyira muri Yesu, amahoro y'umutima ishyira muri Yesu, ubuzima bw'umubiri ishyira muri Yesu. Byose irazingazinga inaga ku isi muri envelope y'umubiri w'akana kitwa Yesu. Aza atwaye amasezerano. Hanyuma umunsi uragera bajya ahantu bayahamburiye envelope rwose baraje ya kado bashyira ku musaraba barayihambura, barakubita amaraso arava, azara yo kutwezaho ibyaha byose, barakubita arapfa, ajya kuzima arazuka, aza yanesheje urupfu. Iby'Imana yasezeranije byose tubibonera muri Yesu, gusohoza kw'amasezerano. Haleluya. Ariko ibyo ni ibyabanje, hari n'ibizaza. Imana yari yavuze ngo azavuka, baramutegereza. None yasubiye mu ijoro atubwira ngo uko mubonye ngenda nzagaruka. Ubwo yabivuze no kubaho bizabaho. Yavuze ibya mbere biratinda ariko birasohoza. Nibi bya kabiri yavuze kugaruka kwe azagaruka.
kandi hahirwa uwazasanga yiteguye. Imana ishimwe. Kadufata ingingo ya kabiri. Muri aya masezerano hariya muri Mika no mu yandi masezerano yose, ikintu nkundira ibya Yesu batubwira icyo azaza aje gukora. Yesaya aravuga ngo umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ngo azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, azitwa Imana ikomeye, data wa twese, ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Haleluya. Hano Mika mu gice cya 5 yatubwiye ngo umurongo wa 3, azakomera aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye, kandi nabo bazakomera kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mpera z'isi, kandi uwo muntu azatubera amahoro. Haleluya. Azatubera umwungera turagire, kandi narangiza azatubera amahoro. Amahoro umugabo wawe ataguhaye, amahoro ababyeyi bataguhaye, amafaranga, amahoro amafaranga ataguhaye, amahoro icyubahiro kitaguhaye, aravuga ngo uwo nguwo uwo azatubera amahoro. Haleluya. Kuko Imana ibona ko biriya bintu ari byo bizaduha amahoro, ntabwo yari kwemera ko umwana wayo ajya ku musaraba. Yari gufata ibyo bintu ikabiduha, ariko yari ibizi neza yuko niyo yaduha iki. Muzitegereze, ahubwo uko turushaho kuronka ibintu niko turushaho kubura amahoro. Iwacu muri quartier twigeze gutangira ziriya gahunda z'izamu ry'umwuga, b'abanyerondo ba irondo ry'umwuga, abanyerondo basigaye baturindira quartier. Turicara rero turaterana rero, buriya Kigali ukuntu iteye, hepfo y'umuhanda hatura abakene, haruguru y'umuhanda hagatura abakire, kuko kenshi niko umujyi uteye. Tuba dutuye kuri kaburimbo nyine, haruguru hepfo hatuye ugana epfo mu kabandi haba hatuyeho babandi nyine bakavukire, turirimba kavukire, abimukira twaje. Noneho dukora inama, turavuga tugiye gushyiraho irondo ry'umwuga, tujye twishyura abantu baturara irondo. Baratubwira ati ariko mwebwe abafite ibyo biba nimutanga amafaranga. Ubundi gihe ndatanga amafaranga umujuru uzaza kunyibaza ibiki. Urebe icyo nenda kubabwira, uko ibintu birushaho kwiyongera niko amahoro arushaho kugenda. Uko ibintu birushaho kwiyongera, uzarebe uko umuntu arushaho gukomera, niko arushaho kongera ibimurinda. Gasanga igipangu yashyizeho imikwege hejuru, munsi y'imikwege harimo amacupa deja, ariko akongeraho n'imikwege. Noneho akabona ntibihagije, akongeramo n'utundi dukwege dufite turimo amashanyarazi. Kuri gate agashyiraho gate, noneho akayigira double na thick. Mwabonye bya gate basigaye bashyira biri thick cyane, no kugikurura bidakunda. Barangiza mimbere bagashyiramo imbwa shemesha, barangiza bagashyiramo na ararume, bagashyiramo n'umwenteriseke cyangwa umukeke cyangwa none. Kwibaza iyi protection irinze iki? Kandi barangiza bakicaramo ngo ubwo barinze amahoro, Satani akaza akabakubitiramo, bababwira ngo wa mugabo na wa mugore batuye hariya muri cya gipangu badivorushije. Amahoro uyu nguyu azaba amahoro y'abantu be. Kandi ibi niba muzi kwitegereza mwabibona yuko umuntu ufite Yesu agira amahoro. Ntabwo bizamuza kurinda urugo rwe, ntimunyumve nabi, sindwanya uburinzi kuko abajura bariho, ariko uzi kubona urinzwe ndetse bakongeraho n'imbunda, warangiza ukanirwa kumvikana n'umugore muri mu rugo rurinzwe. Ko Satani w'ibyo ntabikangwa naho batinya arahajya, ariko uyu ni uzatubera amahoro. Kuko amahoro yacu naho ari. Mwambwiye ngo amen. Ariko niyo mpamvu Imana kugira ngo ikemure ikibazo muri destiny, mu muhamagaro wa Yesu, yaje yitwa umwami w'amahoro. Yaje atuzaniye amahoro. Amahoro ubutunzi butazaguha,
amahoro icyubahiro kitazaguha, amahoro n'inzoga kuko benshi niho bayishakira. Abantu bakubwira ngo rega ngo genda nkanywa ngo bikampa peace. Abere amahoro, peace yo mu nzoga ndayizi, ntabwo nigeze nyishakiramo, ariko nanjye inzoga narazinyoye. Urarunyoye ushize inyota bugacya ufite icyo bita hangover, indarane. Bugacya mu gitondo bakubwira ati ariko burya inzoga ivurwa n'indi, ugasubirayo ukanywa, ejo ukabyuka nanone bitashize, ugahora mu gaterera nzamba ka nanyoye, hangover nanyoye, kandi ntushire inyota. Ariko reka mbabwire, kuvaho nakiriye Yesu nywa amazi inyota igashira, kuko inyota nsigaranye niyo umubiri, kandi iyo ngiyo n'amazi arahagije utanashyizemo n'isukari. N'umukene anywa amazi agashira inyota iyo afite Yesu, kandi ukamubona anezerewe abyina. Icyazanye Yesu hariya, marayika yarabisobanuye neza, abwira Mariya, aramubwira ngo Mariya, uyu nguyu uzabyara twamutoranirije izina ataravuka, kuko mu ijuru twaritegereje dusanga ikintu abantu bakeneye ku isi cyababujije amahoro, azitwa Yesu, kuko niwe uzakiza abantu abe ibyaha byabo. Haleluya. Buri ibyaha nibyo byatubujije amahoro. Abantu bavukiye mu nka nibo bari bwumva ibyo ngiye kuvuga. Hari igihe iwacu twarabaswa, ariko sinzi n'impamvu, nubwo nari narize n'abandi twarize, sinzi impamvu tutari twarabonye yuko tuba turimo gukora ibintu by'ubuswa. Abantu babaye ahantu habi nka bashituraga mu manike, tureba abigeze bashitura inka. Biriya bintu byo gushitura inka bwari ubuswa butabo. Ufashe uburondwe bwari buri kunka, urabushitura ubuta hasi, hanyuma inka niziza kugaruka buraza kongera buzisubireho. Nje nibaza ariko kuki tutatekerezaga nibura ngo tubufate tubushyire mu gicaniro bushya. Oya, twashituraga tubunaga hasi, nabwo bukigendera bugategereza ko zitaha, ukongera bukazisubiraho. Ariko iyi nka zabaga zifite uburondwe, ku bantu babaye ahantu hari inka nyinshi, byagezaga nijoro ukumva inka ziracuranga amahembe. Biba kubera ngo ntazidakomanya amahembe, uburondwe burya inka ahantu idashobora kwishima, none ikajya izunguza umutwe gutya, ihembe rigakubita kuyo hirya nayo irimo kwizunguza. Buriya nimubona n'ingo zacu ngo nta ngo zidakomanya, ngo nta bana badakomanya amahembe, ni ibyaha biba byaturiye. Umuntu ibyaha biramurya, bikarya n'umugore, bikarya umugabo, bagakomanya amahembe. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Ngo uzamwite Yesu, kuko niwe uzaba dipping tank yacu, amaraso ya Yesu akatwezaho ibyaha byose. Haleluya. Bagenda babwira ngo twabuze amahoro, ngo dushakire mu nzoga, dushakire mu basikoroge. Reka nkubwire, ejo aho twari turi muri icyo giterane nababwiraga, harimo umudamu afite masters muri psychologie clinique. Yaratubwiraga ati mutekereze, ati jewe nagize depression, ati nicara mu nzu, ibintu byose ndabigurisha, nsigara mfite akamatora twaryamagaho n'abana, ati ku buryo baje kunkuramo. Ndabona umuntu ufite masters muri psychologie clinique yicwa na depression. Uzi impamvu? Niyo waba ufite doctora. Nabonye abadoktori muri counseling badivorushije. Uzi umuntu agira doctora muri marital counseling akadivorusa. Wibwira se ko doctora ikuvana mu byaha? Nabonye abantu bafite doctora muri theology bahakana Imana, ndavuga nti karabaye. Azitwa umwami w'amahoro. Igihindura ibintu no kugira Yesu. Muzitegereze, umuntu agira masters muri economy, agacunga ikigo kinini, urugo rukamunanira. Nasomye igitabo cy'umugabo witwa Jack Welch. Abantu bose bize leadership, warize leadership ntiwige ubuzima bwa Jack Welch cyangwa imiyoborere ye, ubwo ugomba kuba waraciye ubusamo. None ariko njya ngira amatsiko yo nize ibintu nkunda gucukumbura nkarenza ibyo twize mu ishuri. Ndagenda ngura igitabo cye yanditse cya autobiography cyitwa From the Gut, ngira ngo ni nkuko Straight from the Gut. Noneho nyisomye, sanga umugabo yadivorushije gatatu, ibigo yacunze byarungutse birakira, bigira bite bamutangaho urugero wagati muri leadership y'inguyu ni icyitegererezo. Ndavuga ni nibyo gucunga ibintu, ariko gucunga abantu byaramune. Uzi kubona ucunga ikigo kirimo abakozi 200,000 kikunguka, bakanakwandikaho ibitabo,
ukananirwa gucunga urugo rurimo umugore n'abana babiri. Amahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya humuriza abayafite n'utayata ntabwo wayaku. Amen. Buriya Yesu yaje afite misiyo isobanutse, afite umuhamagaro usobanutse, yaje aje kuduha amahoro. Niba wicayemo hano wajya gushakira ahandi bikanga, unigeze kubona umukongomani twari tujyanye ahantu yari afite isakoshi yariteyeho twa tuntu tw'utwotokora abantu bajya bateraho, hariho ikintu cy'ikigirwamana nyine bya bintu by'imaske by'iwabo, handitseho ngo niba Imana yawe yarananiwe, si ton Dieu est fatigué, essaye le mien. Ngo niba Imana yawe yarananiwe ngo gerageza iyanjye, niba waragejeje ibindi bikanga gerageza Yesu. Haleluya. Yaje azi icyaje gukora, kandi natwe Imana idushyira mu isi hari icyo yaduhamagariye. Iratuvuga ngo turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza, yiteguriye kera ngo tuyigenderemo nabwo muri Kristo Yesu. Amina. Umuhamagaro wacu naho ubonekera tumaze kuva mu byaha. Reka njye ku ngingo ya nyuma, iminota mike yansoze. Umutima noneho wakira amasezerano. Buriya mujya mwumva abantu b'abaporoso b'abaprotestani, nakubunda abaporoso ntabwo ni ijambo riri negative, b'abaprotestani bakunda gusuzugura Mariya, kavuga ngo Mariya yari envelope, ngo iyi envelope ije itwaye urwandiko, ngo iyo umaze kurukuramo envelope ngo gushyira muri puberi. Kabwira nti ntimuzigere na rimwe sinzakumve wigisha ko Mariya yari envelope. Mariya ntabwo yari envelope. Mbere yuko aba envelope Imana yaramutoranije. Imana idutegeka kumwubaha nubwo itadutegeka kumwiyambaza ngo tumusenge, ariko ibyo sinshaka kugirana impaka n'abakatolike. Abantu bafite uburenganzira, inzira uzanyuramo yose Imana izkwakira. Hari abantu yigeze kubona bajya impaka, ariko ngo ngo gatolika ngo bavuga amashapure ngo ntabwo Imana ishobora kumva. Ndavuga nti ibyo muribeshya cyane. Mu rukundo rwayo Imana uko ugendeyemo niko igufatiramo, uko wigishijwe niko igufata. Sinenda kubidefanda cyangwa mbigire inyigisho, ariko ntimukifate ngo mujye gusuzugura iby'abandi. Jya wigisha ibyo Yesu yagutumye, wisuzugura iby'abandi. Rero ibyo ndimo kuvuga ntabwo ari gusuzugura iby'abakatolika bavuga, ahubwo icyo nenda kubabwira, Mariya abantu ntemeranya nabo nabavuga ko Mariya ngo yari envelope, ngo ibaruwa yari Yesu. Nkababwira no, na mbere yuko asaminda marayika yamuvuze neza. Aratubwira ngo marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya asuhuza Mariya. Umurongo wa 28 yaramubwiye ngo na amahoro uhiriwe. Hanyuma hepfo aramubwira ngo witinya Mariya, umurongo wa 30, kuko uhiriwe ku Mana. Favor. Hari abantu bagenda na favor. Ahubwo ndagira ngo tumenye ukora iki ngo ube bene uyu muntu. Buriya hari abantu njya nkunda cyane. Iyo uyu Gaburiyeli iyo amanutse mu ijuru azana izina ry'umuntu n'ikivugo cye, yaraje abwira asuhuza Mariya ati Mariya urahuhiriwe. Nawe ati jewe mpiriwe, nta nunzi hano, karitsiye y'iwacu n'umuhanda waho nta kaburimbi ibamo ngo nduhiriwe. Kuko urumva erega Mariya ntabwo yaratuye Yerusalemu. Erega Mariya nta sekuru yari afite uzwe. Erega Mariya yari umukobwa usanzwe, ngira ngo cyo gihe nta n'amashuri yabagaho, niyo yari kuba ariho abagore ntibigaga. Yari umukobwa ujya kuvoma agatekera iwabo agakubura inzu. Ariko Imana iramureba avuga ngo narebye muri Isirayeli ndeba no mu bihugu bindi hirya, mbonamo umukobwa. Haleluya. Mbonamo umukobwa uhiriwe, mbonamo umukobwa utameze nk'abandi. Yohereza marayika Gaburiyeli. Rero buriya ni marayika ukomeye cyane mu bamarayika tuzi. Atiriste muri Bibiliya yacu harimo 3 gusa tuzi amazina yabo. Umwe yari Luciferi, niwe wavuyemo Satani. Uwa kabiri ni Mikayeli,
niwe mukuru w'ingabo zo mu ijuru. Uwa gatatu ni Gaburiyeli. Abandi bajya bongeraho ba Rafayeli n'abandi ntabwo baba muri Bibiliya yera, baba mu zindi. Ariko ibyo nabyo sinenda kubijyaho impaka, kuko ibyo byose turabizi ko abamarayika ari benshi kandi mu ijuru nabo bagomba kuba bafite amazina yabo. Iteka ryose iyo Gaburiyeli agiye kuvuga arabanza akipresenta kuvuga ngo ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Uwiteka, envoyé spécial, intumwa yihariye y'Imana. Bivuga ngo ibyo avuga biba bivuye mu ijuru. Aramubwira ati mu ijuru witwuhiriwe. Nkuko iteka ryose nimubona Gaburiyeli agiye gusura Daniel, aravuga ngo Daniel mugabo ukundwa. Nkunda gukana Daniel mugabo ukundwa. Rero hari abantu usoma ubuzima bwabo bikantera ishyaka ryiza. Byo ariko mu ijuru giye nitwa ndi. Cyumuntu mbwira Yesu ariko kuki ba Daniel wabagendereraga, nanjye wazatumye marayika kaza akagira ikintu ambwira nkamenya nuko munyita mu ijuru. Wakwishakiye izina mu ijuru, urashaka kwitwa ndi? Ryanjye naritoranije sindi bubabwire mutanyigana. Ushobora kunkopera mu kantanga gufata igihembo cyabyo, ibyo namaze kubyiharira. Ariko Daniel we marayika yaratubwiye ngo ni umugabo ukundwa mu ijuru, Mariya yitwa uhiriwe. Mujye mumwubaha cyane, ab'Imana yubashye mujye mububaha. Ibintu byo kugira ngo na envelope ngo niki, byo ni byo abantu babaswa. Buriya Mariya umuntu marayika yamanutse akavuga ati imbere y'Imana urahiriwe. Kubera iki? Naje aramubwira ngo niwe watoranijwe kugira ngo ube uzasohorezwamo n'isezerano rimaze imyaka. Kuki Imana itabikoze mbere ntibikore mbere ntibikore ryari ikarindira ko umukobwa avuga ngo igihe cyo kuvuka k'uyu mwana ibintu byose bimaze kujya hamwe, reka turebe mu bakobwa bariho uzamubyara umukobwa w'isugi utararyamana n'umugabo. Ariko igiharamagara, uri mukobwa yari igiharamagara, Imana nako yamaze kumuha. Marayika araza aramubwira ati rero ngo niwe ugiye gusohoza misiyo. Ati byashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramubwira ati exactement ça, ati nibyo nashaka, ati ni nacyo cyatumye tugutoranya nuko utararyamana n'umugabo. Haleluya. Kuko turashaka umukobwa utariyanduje. Nawe siganganira n'abahungu bakambwira ngo mbere n'abakobwa ntibakibaho, ariko inkumi zirimo hano ngo nimukibahora. Wambo n'imbere yanjye mwese nyine byararangiye. Haro ko mbona munyikarumanye bishobora kuba byararangiye koko. Ariko urumva Imana irashaka umukobwa ikavuga ngo ndashaka umukobwa utariyanduza. Umutima wakira amasezerano, uhiriwe, umuntu uba muri favor. Hari ibintu bimwe bikurura favor. Icyatumye Nowa Imana imutoranya mu gihe cyo baratubwira ngo icyatumye Nowa arokoka ngo nubwo isi yari yiyanduje Nowa yakiranukaga mu gihe cye. Iyo ni favor iva ku muntu ushaka Imana. Isi yose ikaba yanduye irimo kugiye ingiye, wowe ukavuga ngo no, iriya nzira mugiye mujye wenda giye ingiye niho Imana iri. Nowa agirira umugisha kuwiteka. Mariya Imana iramurira avuga ngo genda unsangire uriya mukobwa witwa Mariya, ntabwo yigeze yiyandurisha abagabo. Arahiriwe imbere yanjye kandi afite ikindi kintu nshaka kandi nkunda. Aramubwira ngo uzabyara wihangayika, it's not your business. Umwuka wera azakuzaho kandi nakuzaho uzasama inda. Iyo nda uzabyara nizavamo umwana, azaba umwana w'Imana, azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose. Kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Ya masezerano yose ni wowe agiye gusohorezamo. Umva rero itandukaniro rya Mariya n'abandi. Iyo aba ari nkawe yabwiye, ureba risk, ureba igihombo kirimo. Marayika ubwo waruzi yuko nintwita ntaryamanye n'umugabo bizakoza isoni ababyeyi banjye? Waruzi yuko nintwita ntaryamanye n'umugabo abantu bose bazajya banjyanira n'inzara? Waruzi ko nintwita ntaryamanye n'umugabo mukurikije amategeko ya Mose bazantera amabuye ngapfa? Ntabwo ibyo Mariya yabigiyemo. Baravuze ngo hari ikintu kimwe nzi, ubwo Imana yabivuze
ndi umuja w'Umwami Imana bibukuvuze kama mbaya. Hari abantu bajyaho bagapunguza ngo ariko se ngo uyu mukobwa ko ngo uyu muhungu ko twuzura ngo nimubwira ngo ngo aranyanga. Mariya yarabizi neza ko Yosefu agiye kumureka, ndetse na Bibiri bitubwira neza yuko ngo Yosefu yabimenye ko Mariya twita agomba kuba ari Mariya wabimubwiye, aramubwira ati ubundi atwite kandi ntwite inda y'Umwuka Wera. Aramubwira ati ibyo uzabibwira undi, kandi wundi wigeze atwite inda y'Umwuka Wera. Nanjye ndi pastor uje ukabimbwira nakubwira ntibyabaye bimwe ntibizongere. Uzatwite inda y'Umwuka Wera azabibwira undi mu pastor utari Antoine. Jewe mfata ibifatika, ndi murumuna wa Tom. Cyangwa uzabwira Imana ibanze ibimbwire. Ariko uzagahimano kuyu muhamagaro marayika yabimubwiye bari bonyine, nta nubwo yabimubwiriye mu iteraniro, si n'umuhanuzi wabihanuye. Nibura ngo abandi bazamubera abagabo, byari kumugora kwemeza abantu ko iyo nda atari y'umusore. Ariko aravuga ati ubwo wabivuze Imana irwigendeho, Imana ibyikora ikora ibyishaka. Reka mbabwire nsoze, icyo ni Imana idutegerejeho. Hari abantu baba special ku Mana, abantu Imana ivuga bakumvira batajya impaka, abantu Imana ivuga bakumvira niyo haba harimo risk, abantu Imana ivuga bakumvira kuko yabibabwiye kandi ikabikubwira muri agahima no kw'Imana. Murakazi akenshi kubwira ibintu muri mwenyine. Njya gutangira akazi ko mu murimo w'Imana full time, nari umwarimu Rulindo. Nabonye akazi keza muri ambasade y'Abanyamerika, ngiye kuba director wa English Teaching Institute yabo. Hanyuma ntangiye kwitera amabaye Yesu arambwira ngo ariko ndebe urimo kuguruka, ninde wakubwiye ko uzajya hariya, siho nkushaka. Yesu ubwo ntabwo ubona ko hari ahantu haryoshye? Atoya, ati hitira hariya. Njya gukora akazi katagira n'umushahara ko gutangiza umurimo mu banyeshuri ba university. Ngira ngo nzabana nawe. Namaze amezi 6 njye mpaka ntera imigeri ku mihunda. Hanyuma arambwira ngo ibyo urimo kumbwira byose ntabyo ndi bwumve, wambwiye ko uzajya unyumvira jyaho nakubwiye. Twahunze tujya ibyumba, madamu wanjye niwe wababwira ubwo buhamya. Tugezeyo abantu twakoranaga muri uwo muryango wa GBU wa IFES barambona ndimo kuvugira impunzi kuri BBC, bati wa mukozi wacu aracyariho. Banyohereza tike y'indegereka yanjye na madamu n'umwana, mukaza mukajya mu Bwongereza ukiga ibyo by'iwanyu byamara gutungana ugataha. Ntahambwira madamu ni kabisa Imana izaho turi, sinakubwiye ntangiye gutera hejuru. Imana itariko ugiye nigeze nkohereza weguma ahangaha ubabarane n'abandi uzishimana na bibi birangiye. Nshobora kugenda nkurondorera inshuro Imana ntinabimbwire ndimo gusengana na madamu wenda ngo waricishamo. Uzi kubwira umuntu wari umaze kumva agiye kuva mu nkamba twite agahunga uwo mugogora kajyana ukamubwira ngo Imana yambwiye ngo ntitugira aho tujya. Buriya abagore b'abagabo bameze nkanjye burya bafite utuntu twinshi baba batwaye, mbabone basa neza burya hari utuntu twinshi baba koraga akazi keza kamemba kakampa n'imodoka. Imana irazirambwe tujya mu gipastori, ariko Mana ibyo bintu uzajya uhora ukora utuntu ngutwo. Ubwo ndaza mbibwira madamu arambwe atari kuki ibyo bintu Imana ibikubwira tutari kumwe niko ikora. Iyo igiye guteza ibihombo ntabwo ihamagara madamu na Mbese. Wibwira ko burya Aburahamu iyo imubwira ngo ajye gutamba Isaka Sara byumva yari kumureka? Hari kuba urugamba yamutwaye wenyine. Ariko dore hari ikintu Imana ikunda, muzarebe no kuri Aburahamu. Imana iravuga ngo Aburahamu urubyaro rwawe ruzabura umunyamugisha kuko wanyumviye. Muze kureba mu gice cya 22 n'icya 25 Imana ibisubiramo kabiri kavuga ahambere yabibwiye Aburahamu, handi babwira Isaka iramubwira ngo kuko Aburahamu yanyumviraga nzabaha umugisha. Buri ibyo Imana itampaye izabiha abana banjye ndabizi. Kandi hari ubwo subiza amazi inyuma nkabure ubundi icyo nari kubona ntabonye niki. Hari umutima ukurura Imana, hari umutima wakira amasezerano, hari umutima Imana irimo gushaka muri twebwe. Ishaka wa muntu wumvira atajya impaka, ishaka wa muntu wumvira adatera amahane, ishaka wa muntu wirinda niyo byamuteza ibihombo. Reka mbabwire abakobwa muri hano, umuhungu uzaza akakubwira ngo nitutaryamana ngo ndakoretse,
uzamubwira tugenda amahoro ubwo Imana izazana undi. Ariko ndabizi ko ntabwo ari benshi mwabishobora, kuko kenshi muhitamo kumvira abantu aho kumvira Imana. Erega no mu kazi n'ahandi hose niko bigenda. Ibyaha byinshi tubikoreshwa nuko tubona bizaduteza ibihombo, ariko umutima uzanezeza Imana unezeza Imana yonyine. Reka dusenge Imana kugira ngo usigire abandi umwanya nanawumaze. Ariko niba wicayemo hano uyu munsi wumvise umwuka w'Imana arimo kuvugana nawe, niyo ataba yanakubwiye n'ikindi cyari cyo cyose, fatira kuri iki ngiki cya nyuma, ubwira Imana ngo Mana, ngiye kubaho ubuzima bunezeza umutima wawe. Ujye uvuga numve, ujye utegeka nkumvire. Icyo cyonyine. Dusenge Imana. Ariko niba wumvise hari ikintu Imana ikubwira, haba ari mu buryo bw'iburyo cyangwa bw'ibumoso, kuko hari igihe Imana ibwira abantu ibintu bitandukanye, zamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana, mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbaba. Rekeraho, zamura ikiganza niba wumvise ijwi rikubwira ikintu, ubwira Imana ngo Mana, icyo umbwiye ndacyumvise kandi ndagikoze, karabaye. Turagushimye Mwami Mana yacu, utwemerera uyu munsi tukubwire ngo Mana, turabizi uri Imana y'amasezerano, uri Imana ivuga ibyo uvuze bikaba ukabisohoza, uri Imana itabeshya kuko dufite ibyo waduhamagariye kugira ngo tuzabisohoze mu buzima bwacu. Uhamagaye Yesu asohoza ibye, uhamagara abahanuzi basohoza ibyabo, uhamagara intumwa zisohoza ibyazo. Natwe uyu munsi turasenga ngo duhe gusohoza ibyo waturemeye, ariko kuruta ibindi byose uduhe uwo mutima. Dushyize ubuzima bwacu ku gicaniro cyawe, wowe umanura umuriro, imbaraga z'umwuka zituzeho cyane, kugira ngo aho tugenda hose izina ryawe rishyirwe hejuru. Uduhe uriya mutima Mariya yari afite wavugaga ngo ndi umuja w'Uwiteka, ngo bikorwe uko uvuze. Natwe duhe kuba abagaragu n'abaja bawe, bakora ubushake bwawe kuruta ubushake bwacu. Uhabwe icyubahiro, uduhe umugisha natwe tuwuhesha abandi nk'uko Umwami wacu yabigenjeje. Mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, amen.